turabasuhuje cyane kandi tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza inshuti bakunze aho muri hose nizere ko meze neza cyane natwe rero tumeze neza tukwibutse gukora subscribe like comment kugira ngo ube wiyandikishije mu muryango mugari nitwe twaploadinga zino video nziza mujye muhita mubona notification. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku mpamvu zituma abagore bafuha ko hari kugaragara kumweze muri kugaragara nkaho mufuha ariko kuko uburyo mwababayemo nkaho babakubise nkaho hari ikibazo mwagize muragaragara nkaho mufuha. We kugira ngo ufuhe niyo mpamvu igutera gufuha. ndabanza mvuga ko hari bw'abandi. Okay. Ubwo rero kugira ngo igituma abagore bafuha cyangwa abakobwa kandi igihe ufuhira umusheri wawe ariko atari umugabo wawe. Yego. Ariko ibyo by'abasheri n'abakobwa ntabwo byaba bishinga. Tuvuge ku bagabo n'abagore. Yego. Hari ukuntu uba ubana n'umugabo ukajya muri telefone kuko uba yisanzuye iba ari iy'umugabo. Yego. Ukajya muri telefone ugasanga ishyizemo nka kode ituma utajya muri SMS, ituma utajya kureba amazina y'abantu. Ako kanya nkawe nk'umugore uhita utekereza ngo nzakorera ibintu n'ibiki. Yego. Ubwo afite ibyo mpisha. Yego. Aho ngaho uhita utangira kugira amakenga. Ni icyo gishobora kugutera kuba wafuha se gusa oya ntabwo ari gusa nako kuno umugabo bashobora kumuhamagara muri kumwe akareba izina rimuhamagaye agahita avuga ngo ntabwo ushaka kumwitaba ntabwo ari ngombwa. Ese wita uvuga ni ibi bitumye atamwitaba kandi yaba ari umugabo umuhamagaye akitaba bakavugana. Cyangwa se yaba azi ko usinziriye ukabona afashe telefone arasitotse gake no hanze akajya kwitaba telefone. Ntabwo umuntu apfa gufuha. Baba hari impamvu. Haba hari impamvu. Mute wowe urabyivugaho iki? Gufuha se guys sinababwira uko gufuha bibaho. Yego. Hari igihe uba uri kumwe n'umugabo cyangwa se umukunzi wawe mukaba mwicaye muri kuganira urugero mwasohotse cyangwa se wagiye no kumusura yakubona nimero yamuhamagaye saa yitabiye nk'aho ngaho ese asohoka hanze agiye kwitabira hanze cyangwa se ukajya kumva ati ariko si ko ari kunesha umutwe ubwo nuko adashaka kumwitaba kubera ko ari igihe muri kumwe. Noneho usanga icyo gihe afite y'izina yanditseho ugasanga yanditse izina ry'umukobwa abagabo basigaye babikunda muri iki gihe usanga yanditse izina ry'umuhungu ukaba noneho ashaka kuba yanze kumwitaba kugira ngo utumve ijwi ariko ari umukobwa. Ubwo rero gufuha ntabwo byabura ku muntu ukunda namwe muri bakuru murabizi. Gufuha ni ibintu bigomba kuba ku muntu ukunda kuko utamukunda nibwo utaba ushaka kutafuhira umuntu. Ariko hariho no gufuha umuntu agakabya. Hariho no gufuha umuntu agakabya akaba yagiye muri nimero zose zo muri telefone akagenda azihamagara kuko ari nk'abagore cyangwa usanga uwo mugore araguhamagaye uri nk'umukobwa agutuka akurishije ibitutsi byose usanga akoresha amabere ya mama wawe ugasanga akoze iki. Ibintu si byiza. Ntabwo aba ari byiza cyane kandi ntabwo ari byiza. Gufuha ntabwo bishobora kuba byabura. None se hari ikibazo njya nkunda kwibaza uramutse ubonye umugabo afite iyo mico kandi ko n'ubundi muba mwarashakanye umuzi neza kuki utamwihanganira ngo umwihorere ngo agumane imico yiwe? Urabona wenda nk'uwo mugabo hari abagabo baba bafite irari cyane ugasanga we yashatse ntabwo umunyuze ashaka n'abandi kandi iteracyo yakuburanye usanga ni bya bindi bya kamere umuntu yigirira ugasanga akomeje ko wajya hanze nuko ashaka abo hanze kuko atanyuzwe nawe ukuri atakunyuzwe nyine yumva ko ashaka no kuva yakomeza kuba yajya hanze. Rero guys biba bisaba ngo nurafuha ufe gake mu rugero gufuha nawe udafuha ariko nyine ndabizi nafuha bakarenza urugero wanataka wenda guhita gutema aho usanga wumva ngo abagore batemye abagabo babo ugasanga ngo abagabo nabo batemye abagore babo. Yego. Okay, Queen warabivugaho iki? Kwiyako umeze nk'umuntu waba unafuha cyane rero none ufuha gute nyine n'iki gituma
gufuha burya biterwa, hari igihe ushobora kuba waba uri umukobwa cyangwa uri umugore, yego, ukaba ukunda umuntu ukumva wamwiharira wenyine kandi ukabona ntafite ingeso nziza, noneho ikintu kinababaje ugasanga no mu bantu ashaka kukurutisha ugasanga nta n'umwe unakuruta, yego, nta n'umwe unakurusha n'isura, nta n'umwe ugize kwibaza se uyu mugabo abakurikirana iki, wagenzura wagira nk'umumenyemo ugasanga ni za mvugo zo ku muhanda, ibyo byo birababaza kurushaho. wabyumvise kwini? nta kwini namwumvishije. uzi ikintu kimubabaza cyane, kuba umugabo yamuca inyuma, akamuca inyuma ku muntu utamuruta, akora ata ako kantu uvuze ni kuko wenda ari umuntu ukuruta uravuga ati wenda yamukurikiyeho amafaranga, isura cyangwa ingano, ariko se umuntu ari n'imbobo, umuntu ntazi gukaraba, barahurira ahantu urugero wenda, cyangwa ugasanga agiye nko ku mugore runaka, mufite wenda urugero ni nk'umwana umwe, ugasanga agiye nko ku kigore gifite nk'abana bangahe, ugasanga niwe ushatse kuba nka mukeba wawe, kuko uzi ko umugabo wawe atikontorora, mbone nta kintu yaba ari gukora, kuko uzi ko umugabo atikontorora, ese wamubonanye na wa mukobwa udashinga, ageze kuri uriya, noneho ageze mu rundi rugo rurimo abana bangahe, ubwo watekereza iki? aho ngaho uhita ugira amakenga, kugira amakenga. aho birakumvikana kandi biranasobanutse. wowe umugabo wawe aramutse aguciye nk'inyuma, ari nk'umuntu utakurusha ubwiza, wabifata uti? turi kubaza Mutesi. urabona byakubabaza, byakubabaza kuko hari igihe n'umugabo ashobora kuba yaguca inyuma bitewe n'umugore aguca inyuma uwo ari we, ukabona ko ntacyo bitwaye, ukavuga ati ahubwo afazari gume hariya, ariko rero hari n'igihe usanga atereta umwana udakaraba umwana udakaraba, birashoboka, utwana dutoya, abagabo bashaka utwana duto. none se uwo mwana niba afite icyo akurusha, hari igihe afite icyo akurusha nyabuneka, ibyo ntabwo tubyumvikanaho, nkunda gutera amahane ku kintu n'urukundo, buriya hari abagabo benshi ashobora kuvuga ngo wa mukobwa mwiza, wa mukobwa wifunga, uwo nimugeraho aranca amafaranga menshi, iteka n'iteka abagabo bose batereta bafite ibyo bari busahure mu rugo bajyana gushyira abandi bakobwa cyangwa abandi bakobwa, ariko nagenda agatoragurira marine iri ku muhanda, cyangwa atoraguye mu kabari bahuriye ahantu runaka cyangwa mu rubyiniro, zamuka bya ntibasanzwe babakasi inzoga, sizo nkwano babamenyereje, avuga ati jyewe twivuganire, amugurire agacupa kamwe, namara kukamugurira ntago amugora, ahita amujyana, kubera nyine aravuga ati uyu nguyu isa nabi, nta kintu yaguca, kuko yaba asa neza, aba afite aho yabikuye. none se hanyuma kuki nyine aba yagiye? njye numva yuko umugabo uba wagiye aba afite icyo abura mu rugo, nyine hari igihe uba utirekura, hari igihe hari ibyo uba utujuje, bikaba byatuma yigendera. ntabwo ari kubitekereza. hari uwo numvisha avuga ahubwo ngo iyi ni imwe ngitera bwaki, hari imyumvire hanze aha iteye ubwoba, mana yanjye, ku buryo ushobora kuyumva ntushaka, ngo ngitera bwake, noneho hari n'abagabo nigeze kumva baganira ngo uyu mugore ngo umurongora wenyine ngo aragusuzugura, ngaho ukibaza se agusuzugura, kandi ahubwo ari bwo wakabaye mukunda, uvuga uti umugabo wanjye ntanca inyuma, umugabo wanjye arankunda, umugabo wanjye mu bigaragara ntacyo mbuze, reka nanjye mwubahe. ndumva ibyo byatuma ahubwo umwubaha. narabyumvise rwose, avuga ngo aragusuzugura, akumva ko ari wowe umufite wenyine cyane, ibyo ngibyo bigiye bikunda kubaho, ngo ubundi umuca inyuma akabona yuko adahari, wabona n'undi mugore. noneho rero ku musozi w'iki kiganiro, ubwo ni inama ki mwabagira? inama nabagira, nimba ubona umugabo wawe ashaka kuguharika cyangwa aguca inyuma afite ingeso yamunaniye, uhita utangira wishyiremo kontara mu mutwe wawe ya wenyine, uvuga ati igihe iki n'iki, bishobora kuba afite igihe bizarangirira. utabishoboye se, hari igihe uba ukunda umuntu, rega abakobwa bagira urukundo rwinshi,
reka mbabwize ukuri umuntu wihanganira ko umugabo wamuca inyuma akihangana ubwo wenda afite ibintu ategereje muri urwo rugo ushobora kubona ufite urugo rushyitse urugo rurimo amafaranga ufite bizinesi yawe runaka urihangana bakaguca inyuma ubwo nta nubwo wanareba n'ikibura se ngo uganirize umugabo wamubwira ati mugabo wanjye niki kibura kugira ngo nyongereho ariko were kugenda aho ngaho uramuganiriza ariko hanze hari abagabo bibaye ngombwa ko baswapurisha nka simukadi babaswapurisha utabwira ngo basi harabura iki ahubwo mbwira ikintu basi ushushe mbwira ikintu ntarakora ngo nyikorere mbwira ikintu wakora swapu rwose ikintu ugomba gukora kugira ngo ugende neza ariko ureke guhama unshimire aho ngaho uramuganiriza wabona atabyumva uhita uvuga ati wa muntu afite ikibazo. Okay guys, rero njya ngo mwabyumvishije gufuha ntabwo ari byiza, usibye ko no gufuha nyine umuntu afuhira uwo akunda, ariko nanone mujye muri impamvu bafuhira, muganire n'abagabo banyu cyangwa n'abagore banyu, murebe icyo mwahindura mu buzima bwanyu. Imana rero ikomeze ibahe umugisha. Bye.